nyakubahwa PM mwazareba ukuntu mushyiraho equipe technique kuko uwavuze iby'ibyapa ntago ari police buri ikora ibyapa mu muhanda bishyirwamo na RTDA niba atari ibyo muraza kutubwira hari aho usanga bashyize icyapa cya 80 atariho gikwiye kujya ugasanga hari aho bashyize cya 60 naho kidakwiye kujya bagashyira icyapa ku muhanda bakandikaho ngo danger de quoi umuntu ugenda muri uwo muhanda twagiye tubyerekana mukwiye ku mapping igihugu cyose iyo danger ukabwira umuntu iyo ariyo hari ibintu abantu bakora ukabona barakora ibintu batize sincerely speaking nyakubahwa PM rwose niba ari RTDA na police n'abandi ba engineers n'abatekinisiye baturebera imihanda yacu ibibazo birimo n'urukerereza rwose ni byinshi twarabibonye twagiye mu gihugu hose imihanda yacu irimo ibibazo ku bintu bijyanye n'ibyo by'ibyapa kuko ntago umuntu yagendera muri 60 ngo azagere Rusizi ntabwo bishoboka ntabwo byakunda rwose birutwa no kugenda n'amaguru ariko icyo nemera ni kimwe nuko twigeze gukora ibiganiro binyuranye kure uko twavugura ibyapa mu muhanda ndetse n'ubongira ngo ahite kuzazana mu nteko mu gihe kiri imbere ribivugaho noneho ariko dusaba ko igihe iyo legal instrument itarahinduka hari ibyapa bimwe byabikozwe ko byo bidasaba itegeko icyo wenda ni speed nini ishoboka mu gihugu ariko uburyo ibyapa bikorwa 60 80 70 na honorable Evode yabajeho mbere byo kugwa na RTDA ubwo ni Minisiteri ishinzwe infrastructure turajya kureba dusanze bidakoze neza abantu babisubiremo icyo ni cyo cya technique dusanze ari ahantu navuze ngo ugende muri 80 kandi ari imbere y'ishuri akabagenda muri 40 bihinduke dusanze bakoze na the other way around bavuga ngo ugende muri 60 kandi hakwiye 80 uri muhanda ureba kure ibyo byahinduka so icyo ndakora n'uvuga ngo we take note turabyandika tujye kureba n'inzego zibishinzwe nibwo twahindura ibyapa twakora ibyapa bikwiranye n'imihanda yacu aho umuhanda ari mubi cyane birigaragaza aho ari mwiza ushobora kujyana nabyo birigaragaza mu by'ukuri ibintu biri technique bitaka binatera ikibazo kuko ibyapa ko bitegwa n'uburyo buri standard ku isi yose